Hari igikorwa gikomeye cy'ingabo z'u Rwanda cyabaye kuri 22 z'ukwa kane mu 1995. Abantu benshi batumva kimwe gusenya inkambi y'ikibeho. Abanyarwanda bari bahungiyemo, hari benshi baguyemo, ariko icyo tugomba kumvamo, tugomba kwibuka tukazirikana nuko abanyarwanda tutarashobora kwitandukanya n'intera hamwe abenshi cyane cyane bakiri mu buhungiro, ngo bumve ko intera hamwe arizo zakomeje gushyira abanyarwanda mu mutego w'ibyago byose byababayeho. Bamaze kwica abatutsi, bakomeje noneho no gufata abanyarwanda bose mu mutego wabo, barabahungana mu nkambi zari zikiri mu Rwanda n'izari muri Kongo. Birabaje kubona kugeza n'ubu nta bigwi tujya twumva abantu bavuge bati abanyarwanda bitandukanije n'intera hamwe, ngo bavuge bati intera hamwe zishwa hanaha zira kwira imishwaro, ugasanga impunzi nazo ubwazo zitagira ubutwari bwo kwitandukanya n'izo ntera hamwe. Noneho ubusi intera hamwe byonyine, kuko aho zimwe zisigaye zifite inturo zazo zihariye, ingengabitekerezo y'intera hamwe noneho niyo yazikurikiranye. Kurwanya intera hamwe no kurwanya ingengabitekerezo ni ngombwa rwose. Bityo igihe tuzirikana abantu bose baba baguye muri iyo mitego intera hamwe zateze amateka y'u Rwanda, tujye tuzirikana ko ubutwari bw'inkotanyi mu kuzikurikirana bukwiye gushyigikirwa. Abo bose rero bakomeza kwandika, abo bose bashakashaka bavangitirana, batadutandukaniriza icyari kigamijwe mu gukurikirana intera hamwe, bavuga ngo nukugira n'abanyarwanda, ko abo ngabo batuyobya. Ngaho rero kuri uyu munsi twongere duharanire gufatanya n'inkotanyi kurwanya intera hamwe, nibwo abakora politike tuzarushaho gukora muri politike mu gihugu cy'abanyarwanda bafite amateka amwe, bumva kimwe, bityo tugatera imbere kimwe.